Imana n'abantu bazakubukira kuki cyangwa bazavuga ko waba bakoreye iki ko wagize uti. Nanjye Nada aragiye nubwo ari umwana ariko yanyigishije kwishima. Nada yarishimaga, Nada yakundaga abantu. Nada ukuntu yarateye ntabwo mbizi ko yari uwo kubaho pe, ntabwo ari uwo kuba mwiza, ni uwo kwigira mu ijuru. Twajyaga kuryama, najya kuryama narangara gato nkajya nko muri telefone akanzaho akandyama ku itama akambwira ngo senga, ngo dusenge. Ubwo nkibyibuka nkabyuka tugasenga, akamfasha akavuga ngo Yesu umva, agatega umutwe ngo mukoreho, akansabira umugisha. Twajyaga tujya gusenga kwa padiri, padiri akabasabira umugisha, yaza akabisubiramo ko padiri abigenje, akajya abikora n'abandi bana bose. Nada ntabwo nshidikanya rwose ko atatashye mu ijuru 100% yasanze Imana. Bajyaga babyuka mu gitondo bakavuga ngo bagiye kureba Yesu igitondo ku cyumweru. Musaza warambaza ngo Nada ari he nyine twari turimo tubivuga. Ndamubwira nti Nada Yesu yajyaga ajya kureba akamuzana iwabo, uyu munsi noneho Yesu niwe waje aramufata nawe amujyana iwe. Nuko ubu Nada ntabwo nshidikanya ko yagiye. Nada ni ukuri 100%. Imana yisubije ibyiza nubwo ari mwiza. Imana nayo ntabwo ijya yisondeka, nayo ikunda ibyiza. Yes, ntabwo yajya gutora ibi, nayo itoranya umwiza. Ndasenga nkimara kumva ukuntu yagiye avuye hano amaze kutuganiriza. Hari filime yakundaga kureba z'abantu bari koga muri piscine, agenda akajya twereka ukuntu boga muri piscine. Barangije bamutwara kwa muganga, nyuma y'isaha cyangwa isaha n'iminota mike numva ngo birarangiye. Nanze kubyemera kuko twavuganaga tuganira seka, numva ni ibintu ntazi ibyo ari byo, ariko fendofe byaje kuba byo, yari yagiye. Ndababara ariko ndakomeye. Ubu ngubu nasenze isengesho nkajya mbwira Imana nti ndakwinginze Mana, ujye umuzana n'imyenda yambaraga ansure mu nzozi, anganirize, abyine, aseke, ambwira utuntu twose yambwira. Murakoze. Murakoze cyane. Ari mbonye mu kanya uyu mubyeyi yarasabye umwanya, nagira ngo tumwakire. Ntago mvuga byinshi. Uyu mwana watashye guhera mu bwana ari uruhinja, ndumva twaragiye duhura inshuro nyinshi, twagiye dusengana kuko kabaga kameze nabi, gahinda umuriro mwinshi mu mutwe, guhamagara Imana kugira ngo ubuzimye. Ubwo mperuka hano bari batuye hano haruguru gatoya, umwana naraje, yaratangiye kugenda anyereka buryo ki atambuka, yanga kumvaho. Uyu mwana ejo bundi mbimenya numvise mbabaye, ariko nanone ndavuga Imana niyimujyanye niyimuruhuye kuko yari yarababaye. Yari umwana ubwo duherukana naraje aransoma, kamobera, kagira kirakitu. Kuva nagera mu nzu narinze nahataragira ahandi ajya, yanyiboheyeho paka nashye. Ngira ngo Erika bimbwira naramubwiye ni wa mwana yari ari kunsezera. Dushimira Imana nk'uko umushumba yabivuze, twebwe turakuze tuzi icyiza n'ikibi. Uriya mwana ntabwo yari azi icyiza n'ikibi,
uwo yabonaga wese yamukundaga. Nanjye nawe tuzi icyiza n'ikibi, tugerageze dukora icyiza. Yesu rimwe bigeze bamubwira ngo abana bari bamusanze, ababyeyi bajya kubabuza, arangije aravuga ngo mureke abana batoya basange. Cyama ngo natwe tube nk'abana batoya, tube nka Nada. Aho twajya naho yagiye uyu munsi. Ndifuriza rero ababyeyi be kwihangana, umuryango kwihangana, inshuti zihangane, kuko uko umushumba yabivuze twese aho tujya naha, ejo ni jye, ejo ni wowe, ahubwo turebe aho tuzajya ejo hazaza hacu. Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibakomeze. Reina ijambo rye. Nanje kubaramutsa inshuti bavandimwe abenshi, nanje kubaramutsa inshuti n'abavandimwe duteraniye hano ku bwacu. Mu by'ukuri kugira icyo umuntu avuga ko uno munsi biragoye. Umwana wanjye, umwana wacu twagiranye urugendo rurerure, wavuga ko urutari rwiza kuko akunze guhura n'uburwayi. Yavutse ku itariki 6 z'ukwa gatatu 2019. Ariko kuva yavuka umubiri ntabwo wigeze umuha amahwemo, twabaga ari uguhora kwa muganga, ariko bikaba iby'igihe gitoya, gusa nka turabigira ibintu bisanzwe. Twabonaga twari utuntu tw'udukirize tuza tukamubuza guhumeka, bakamuha imiti bigashira, akisubira mu buzima busanzwe. Nada by'umwihariko rero kuri njyewe yari inshuti yanjye cyane. Iyo natahaga mvuye mu kazi, yarwaniraga kuza kumpobera, akaza akangundira, akampamagara, papa, akanyereka ubwuzu. Bakomeje kuvuga ku bigendanye n'urukundo rwe, urukundo yigiriraga. Buriya inkuru mbariranira tuba kubibwira umuntu utari umuzi, hari igihe ashobora kumva ko ari amakabyo, ariko babashije kubana nawe, babivuze kenshi, ibyo ntabwo nakwirirwa mbisubiramo. Simbutse gato rero, mu minsi ye ya nyuma hari ibimenyetso yagiye, hari imyitwarire yagiye agira itari isanzwe. Mu cyumweru gishize Nada nibwo yatangiye kujya agira akantu ko kubura guhumeka mu buryo bufatika, ndetse agacika n'intege. Tukamujyana kwa muganga, avayo bikaba uko, atangira kujya arangwa no gukunda usa nkaho yihugiyeho. Akaba yagenda akicara mu ntebe, akareba tabureti ye, ukaba wahamusiga n'amasangahe ugasanga ntaho yagiye. Ubwo byahise bijyana no kubura apeti, kandi ubundi yari umwana ugira apeti.
muri uko kubura apeti byatumye atangira kugenda atakaza n'ibiro mu buryo bugaragara, ariko ntabwo twigeze tubitindaho kumva ko ari bya bindi bisanzwe. tunamujyana kwa muganga, ntabwo abaganga bigeze batwereka ko bikaze cyane ku buryo nabo kugeza ubu ngubu ntabwo biyumvishije uburyo agiye. Abavuze bati n'indwara twamukekagamo niyo yaba anayifite ntabwo bakamutwaye mu gihe gito kingana gutya. Ariko buriya nk'umubyeyi tuba dufite uburyo dusa nk'aho dukururana, dusa nk'aho tuba dufite kominikasiyo yihariye hagati yacu n'abana. Dada rimwe naratashye ari kuwa kabiri nsanga bamuryamishije igitanda kugira ngo afate umwuka. Mvuye ku kazi ndamuterura njya kwicarana nawe hanze, turebana mu maso ndamureba, ndabona indoro ye ifite ikintu kirimo. narababaye cyane, ndagenda mushyira hasi ndamuririra. Buriya kuri iyi si tugira amateka menshi, ariko ikintu bita kubura umwana ni ikintu udashobora kubona igipimo gishyira. Ni shoke. ndashima Imana. byinshi mvuga, ibyinshi babivuze. Icyo nshima Imana ni uko yari yaramumpaye ikamwisubije. muranyihanganira nagize depression kuko ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Muri make nagira ngo mbabwire ku bantu batari bazi Nada. Nada ari umwana ugira urukundo akagira n'igikundiro. Hari akantu bavuze ko gukundwa, ejo nabitekerejeho. Buriya umuntu ukunzwe ntabwo aramba, ntabwo wamenya impamvu. Niba ari wa mugani w'abantu bakaryoshye ntigahora mwitama. Nasoza nshimira buri wese wageze hano. Ikindi gikorwa kiba gikomeye cyane utakwifasha, ni ikintu kitamenyerwa. Uwo waba uri wowe wese, amasomo warafashe yose, ariko iyo bigeze ku rupfu biba ibindi. Mwakoze, Imana ibahe umugisha.